manukira hano meze bite se amasomo yagenze amasomo yagenze neza yego cyayibuka arayizo hano mu gicuku se wabimenya ngo uti bisi ibyanjye reka da ngo nyamara uyu mwana arajomba ni umureke bamwita faniro yagarutse avuye ku ishuri utazi uburyo bakora inshuro zirenze imwe ihuriro y'imihanda rwose yampaye nyamara aranandusha pe ibyo bita kwibyara nyamara hari abantu fanarusha imodoka batari na bake na vipiro mwese w'amanota warabitera warabiteye bimeze bite fani rero asesekaye i Kigali bamuheruka yitahira igisagara ku ishuri hari abantu twese batazi ko afite perimi yakoreye rimwe ati ntabwo tubyumva hasi ubu atuye koko yakoreye rimwe ati cyangwa perefa azaza masita yamushimira imbere y'abanyeshuri papa reka ngo turashimira tumukunde fani wa gatandatu kusiye ngo wispa muri birako agahita abona perimi kategori A oya kategori B ngo mumuhamashe cyane rwose ngo mu gihe ngo azaba asoje ngo ntabwo azaba yicaye oya nta kwicara se birahari iwacu kirazira abana bose bitama ngo ugiye gukora manukira hano meze bite se amasomo yagenze amasomo yagenze neza yego cyayibuka arayizo hano mu gicuku se wabimenya ngo uti bisi ibyanjye reka da ngo nyamara uyu mwana arajomba ni umureke bamwita faniro yagarutse avuye ku ishuri utazi uburyo bakora inshuro zirenze imwe ihuriro y'imihanda rwose yampaye nyamara aranandusha pe ibyo bita kwibyara nyamara hari abantu fanarusha imodoka batari na bake na vipiro mwese w'amanota warabitera warabiteye bimeze bite
Fani rero asesekaye i Kigali bamuheruka yitahira i Gisagara ku ishuri. Ubu hari abantu disi batazi ko afite perimi yakoreye rimwe ati ntabwo tubyumva hasi ubu atuye koko yakoreye rimwe ati cyangwa perefe azaza masita yamushimira imbere y'abanyeshuri papa reka ngo turashimira tumukunde Fani wa gatandatu kusiye ngo wize muri biriya ko agahita abona perimi kategori A kategori B ngo mumuhe amashyi cyane rwose ngo mu gihe ngo azaba asoje ngo ntabwo azaba yicaye oya nta kwicara se birahari iwacu kirazira abana bose bitanga ngo ugiye gufata papa Fani niwe uzakwigisha nzaba narashaje. Fani uzajya uyitwara igihe cyose duhuye, igihe cyose mfite imodoka n'uzajya utwara. Dore ndabyina mvamo basani. Ndabyina mvamo rwose. Abantu benshi abatipe benshi nagiye nkoresha bose agare bavuga ati ntabwo perimi uriya mwana yabonye ari twe twayisiga. Bamwe bikemera rwose ati ibyo Fani yakoze twarabibonye. So uzaba abantu batazi gupangura murushwa na Fani. Ibi bintu tubyigisha atari ukwitaka, twarayimusindishije. Muraza kariya karimantasiyo ko hirya ntirimo hagera ako si ubundi mumashonje we ariko kurya si ubundi ni umushinga ukuntu mugiye kubisikana mu muhanda muto byabaye yabikoze mpaye nyamara nandusha nubwo mvuga mpaye uzi ko ndusha we nyamara arandusha. Tugeraho guparika hariya hejuru nyangura yamubwira gata yose subizaho aho igira imbere gake aho Fani niwe uzakwigisha nzaba narashaje. Fani uzajya uyitwara igihe cyose duhuye, igihe cyose mfite imodoka n'uzajya utwara. Dore ndabyina mvamo basani. Ndabyina mvamo rwose. Abantu benshi abatipe benshi nagiye nkoresha bose agare bavuga ati ntabwo perimi uriya mwana yabonye ari twe twayisiga. Bamwe bikemera rwose ati ibyo Fani yakoze twarabibonye. So uzaba abantu batazi gupangura murushwa na Fani. Ibi bintu tubyigisha atari ukwitaka, twarayimusindishije. Muraza kariya karimantasiyo ko hirya ntirimo hagera ako si ubundi mumashonje we ariko kurya si ubundi ni umushinga ukuntu mugiye kubisikana mu muhanda muto byabaye yabikoze mpaye nyamara nandusha nubwo mvuga mpaye uzi ko ndusha we nyamara arandusha.
tugiye rero guparika hariya hejuru nongera ngura kata yose yose subizaho vuba aho igira imbere gake aho C'est pas.